Mbere na mbere niba udafite hejuru y'imyaka 18 ntiwemerewe kumva iyi nkuru. Nitwa Brian Mucyo. Reka mbahe ikaze nanone mu gice cya gatatu cy'inkuru yacu urupfu rw'umutima. Bibutsa ibice byabanje nabyo icya mbere n'icya kabiri ushobora kubyumva hano kuri Brown Magazine. Ubu tuvugana njyamye mu bitaro bya gisirikare Kanombe mu cyumba cy'indembe. Ubuzima ndabona busa nkaho buri kugenda bunshika mbyumva. Abaganga nabo nubwo batarambwiye ibisubizo by'ibizamini bafashe, ndabareba ku isura nkabona nta cyizere bafite ko nakira. Uko mbibona bari kumpa amaraso. Umunasi uri kunyitaho yambwiye ko navuye amaraso menshi cyane, bikaba ariyo mpamvu bari kunyongerera amaraso. Yambwiye ati aho bari kubona ndi koroherwa kuko ngo naje ndi muri koma ntavuga, ndi guhumekera kuri oxygene nuzuye amaraso umubiri wose, ngo narashwe amasasu 2. Mu by'ukuri ubu ndi kwicuza, Imana imfashije ngakira nakongera kuba umuntu muzima. Ibi byose nakoraga nkabireka, ndumva Imana imbabariye ngakira nanavuga ubutumwa bwiza. Gusa ibi birasa nkaho ari amatakira ngo yi. Ese ubundi ko duherukana ndi Rubavu byaje kugenda gute ngo mbe ndi hano? Babwije ukuri ntababeshye, nanjye sinzi ukuntu nageze hano. Gusa icyo nibuka ni uko umuntu wa nyuma nabonye mbere yuko nisanga hano ni umukobwa dukundana witwa Uwase Kendi. Gusa nanone ndibuka neza ibyabaye byose kuva i Rubavu muri ya kave nasanzemo Slay Queen kugera i Kanombe ku kibuga cy'indege, ari naho nabonye bwa nyuma Uwase Kendi sheri wanjye. Niba wibuka neza twasoje igice cya kabiri cy'iyi nkuru, Yode kwire yamaze kunsaba ko nerekana ko nshoboye kugira ngo bamenye niba koko nshoboye gukora misiyo bari bagiye kumpa. Yagombaga kumesha $70,000 by'amadolari. Muribuka ibyo bari bambwiye gukora? Ubwo narababwiye ntiwambera ze. Ubwo banari mfite mw'abantu mwe ntimwabyumva, numvaga umugongo wanjye ugiye kuhasigara gasazira imburagihe. Ubwo nyimara kuvuga gutyo barebye ukuntu ndi gutitira, ubwoba bwanyishe, icyuya cyandenze, numva baraturitse baraseka. Yode Queen arambwira ati humura, twagukinishaga, turabizi ko utabivamo niyo waba uri kivejuru. Ati keretse ushaka kuva hano werekeza mu irimbi. Nariruhukije numva saho bankuye, ndangije ariko mu buryo bwo kwihagararaho ndababwira atari ko mwaritse nkabereka icyo ndicyo, nkabereka aho mbera mubi. Yode Queen yarambwira ati irekeraho, dore burije, fata isheke ubundi Vanessa gusubiza kuri hoteli. Ejo tuzahurire hafi na Petite Barriere utangire misiyo yawe. Naravuze nti okay, tubonane ejo. Gusa nishimiye kugera hano kandi byari byiza kumenyana namwe. Ntinizeye ko tuzakorana neza. Queen aransubiza ati natwe nibyo twifuza. Vanessa arambwira ati Brian tugende ugeze kuri hoteli. Ubwo twari turi hari muri cave ariko yari inzu ya etage. Ntabwo twasubiye inyuma hahandi twaciye twinjira, ahubwo twahise tuzamuka ku ma escalier duhita tugera muri salo yo hejuru, ari naho twasohokeye tugera hanze. Hari haparitse imodoka 8 z'ubwoko butandukanye kandi zasaga nkaho zihenze cyane. Vanessa arambajije ati Brian urashaka ko ngutwara mu yihe? Nanamubaje nti se izi modoka zose ni izanyu? Aravuga ati cyane. Nararebye ndanganya amaso muri izo modoka zose, ndamubwira nti tugende muri iriya Range Rover y'umweru ifite ibirahuri by'umukara. Twaragiye twerekeza kuri hoteli, ariko tugenda mu nzira numvaga nta magambo mfite. Njye na Vanessa muri make ntabwo twari turi kuvugana. Twagiye nk'iminota 5 ariko nkabona Vanessa ari kunyitegereza cyane. Numvise bimbangamiye cyane, ndamubaza nti se ikibazo ufite ni iki? Numva yahise aseka, aravuga ati cyakoze sinarenze kugira ubwoba. Avuga mu kajwi gatuje ati basi niba naguteye ubwoba mbabaye. Ati sibyo Brian wanjye. Ndamubwira ntereka genda wowe, uzi ukuntu umutima wari umvuyemo. Ndamubaje nti ubwo kuki tutanyuze muri ya nzira yo mu kiliziya? Arambwira ati iriya ni nyuyizi njyenyine kandi ubu niyo twagiyewe ntayo wabona, kuko iyo maze kuhanyura ihita yisiba. Mu by'ukuri na n'ubu numvaga ntaramenya Vanessa ngo musobanukirwe menye uwo ari we. Ndabonaga ari umukobwa utuje kandi mwiza utajyanye n'ibyo akora. Naramubwiye nti Vanessa, itaye ku byo watumye camo byose, uri umukobwa mwiza kandi ntarirayenga wahinduka. Ushobora kuba wumva ibyo ukora biguha amafaranga menshi, ariko gukorera amafaranga menshi uyakura mu kazi kabi utanakunda nta mahoro biguha, usibye kubaho mu buzima bwo kwiheba no kwicuza.
namubwiye ntireba ukuntu usa, ibaza umwana wabyara ukuntu yaba ari mwiza kurushaho. Ese ntiwaterwa ishema no kubona uri umugore mu rugo ufite umugabo ugukunda kandi ukwitayeho muri bike mwaba mufite? Vanessa ibyo navugaga byose ari kundeba yanteze amatwi cyane. Nagiye kurangiza kuvuga asuka amarira. Ubwo twari tugeze neza imbere ya hoteli, nanjye ndamwegera ndamwiyegamiza muhoza amarira, ndamubwira nti tuza mama, ntabwo nashakaga kukuriza. Yarambwiye ati Brian, ibi binakoze ni byinshi cyane ku buryo ntakwiye kwitwa mama w'umwana. Ati umwana nabyara yazaterwa agahinda n'amateka yanjye. Namubwiye ati Vanessa, reba byose birashoboka, reka guheranwa n'ibyahise. Ibyahise byararangiye kandi nta kintu wahinduraho. Ni gusa ushobora gutegura ejo hazaza hawe kandi hakaba heza. Icyangombwa ni uko wigira ku makosa wakoze ntuzongere kuyasubira. Yarambwiye ati ibyo umbwiye ndabyemera kandi maze igihe mbitekerezaho, nuko nabuze aho nahera. Vanessa yarandebye mu maso, amfata mu kiganza arambaza ati se basi uzemera kumfasha ntangire ubuzima bushya? Namusubize nti reka ngende mbitekerezeho, ejo nzakubwira uko tuzabigenza. Naramubwiye nti ahubwo sohoka mu modoka, hari akantu nshaka kukwereka. Wabonaga ko Vanessa yahindutse cyane urebeye mu maso. Mu by'ukuri nawe yashakaga guhinduka. Twageze hanze hafi y'imodoka, ndamubwira nti reba mu kirere, turabona ukuntu inyenyeri zituma ikirere gisa neza. Yarasetse arambwira ati kariya kanyenyeri gatubona ni akanjye, mama yakampaye nkiri umwana. Tarasetse cyane, ndamubwira nti nanjye kiriya kinini ni icyanjye. Yavuze ati n'ubundi niko byahoze. Ati kera tukiri abana njye na basaza banjye twajyaga dupfa inyenyeri, mama yaza akambwira aka gato niko kanjye kuko n'ubundi nari muto, basaza banjye akaba nini. Niba wumva neza njye na Vanessa twari turi gutebya, ni ukuri twari twishimye turi guseka. Naramubajije nti se ubusanzwe ari izuba n'inyenyeri ukunda iki? Yarasubiza ati nkunda izuba gusa. Naramubwiye nti ntago ukunda izuba gusa, ahubwo byose urabikunda. Ni kuko inyenyeri zitanga urumuri zihabwa n'izuba. Narahindukiye ndamureba, ndamwegereza, ikiganza kimwe nkimushyira ku itama, ikindi mufata mu kiganza. Ndamubwira nti guhera ubu ndashaka gutangira kumurika nk'izuba. Nibigenda gutyo naho uzatanga urumuri ku bandi nk'uko izuba ribigenza. Yarandebye buri cyo yongeraho, mbona ahubwo atangiye kunyegera cyane. Nanze gutesha agaciro ubusabe bwe, nanjye ndamwegera turasomana turongera numvaga rwose none hari ibintu ndi kwiyumvamo kandi bifite injyana bitandukanye n'ibyabaye mbere. Naramubwiye nti Vanessa, ntago usubira muri bariya bakobwa, ubu ntago mukiri bamwe kandi inzira zabo wiyemeje kuzireka. Naramurebye ndisetsa, ndasa ahubwo ya gahunda yo kunsura muri hoteli yahindutse. Vanessa arambwira ati yahindutse kera. Ati ntuzi ko se turi gutegura ejo hazaza? Naravuze ati no please. Naravuze ati okay fine. Ati nta kibazo tugende ndakuraza ngo ufumbate nkurinde imbeho, ariko nta kindi turi gukore. Naravuze ati nta kibazo. Twaragiye tugera mu gishambure turaryama kandi ibyo twari twumvikanye niko byagenze. Nashakaga kwereka Vanessa ko njye nawe twakwiyemeza ikintu kandi tukagikora, kandi byari kugira ngo agirire icyizere, atangira afate nk'umuntu koko ushobora kumufasha guhindura ubuzima. Mu gitondo narabyutse nsanga Vanessa yicaye ku ntebe iruhande rwanjye, mbega gukanguka uhuza amaso n'uwo mwari mwiza ntako bisa pe. Ibaza ariko umukobwa ari mwiza no mu gitondo aribwo akibyuka. Namubajije ni se ko wabyutse kare? Yarambwira ati sinzi impamvu nanjye. Ati nahise nza hano nicaye iruhande rwawe ngo nkwirebere usinziriye. Arambwira ati uzi ukuntu kukureba usinziriye ari byiza. Ati Brian, kukureba byonyine nicyo kintu numva ubu kiri kunshimisha. Naramubwiye nti wow, amagambo yawe ni meza rwose, arasa nk'uko usa. Yahise ansanga mu buriri nanone andyamaho, ati ndumva twakwigumanira igihe cyose. Ibi nimbivuga muravuga ngo ni uguharara,
ariko Vanessa yari yatangiye kunyibagiza umukunzi wanjye njye nari nasize i Kigali uwa sekendi, ku buryo nari namukunze. Namubwiye ati Vanessa, naraye ndi gutekereza ku byo wambajije nimugoroba, igisubizo ni yes. Ndashaka ko nanjye nawe dutangira ubuzima bushya. Ndashaka kandi ko bariya bakobwa nabo akazi bampaye nkareka njye nawe tukigendera, tukajya ahantu kure cyane aho batazongera kutubona, aho tuzibanira mu mahoro kandi twikundanira. Ntitwajyana ibihumbi 50 by'amadolari tugashinga business tugakora, nyuma ndetse tukazajyana n'umuryango. Vanessa yahise yishima arambaza ati se Brian, ibintu uvuga urakomeje? Ndavuga nti yes, ndakomeje cyane kandi ni ukuri. Ibyo nibyo nshaka, ubwenge bwanjye nibyo bushaka, ndetse n'umutima wanjye ni wowe ushaka. Vanessa arambwira ati ngiye kuguhemba. Ndamaze ntese wampemba iki? Arambwira ati ngwino tujye muri douche, igihembo cyawe niho ndi bukiguhere. Twaragiye nsanga yateguye amazi ashyushye. Arambwira ati igihembo cyawe nuko ngiye kugukorera massage nkakoza umubiri wose, kuko guhera ubu uri my baby, uru ruhinja rwanjye. Oh my god, numvise sinzi utuntu tunyirutse mu mubiri, numva nsheshe urumiza kubera ibyo Vanessa yari amaze kuvuga. Yankoreye massage numva nsubiye ibwana, akanyamuneza numva ni kose. Yankarabije umubiri wose naho nta kwikora arahakora. Yarasoje ndamubwira nti ni wowe utahiwe, ndashaka kukwereka ko igihembo cyawe cyanshimishije. Naratangiye nanjye mukorera ka massage. Hashize akanya gato numva atangiye kuzana bya bindi byo guhumeka insigane. Muri abantu bakuru ubwo byakurikiyeho mwese murabyumva. Mwibuke ko uwo munsi ari wo munsi nari mfite gahunda yo guhura na Yoro the Queen, tugahurira kuri Petite Barriere muri gahunda zijyanye n'ubundi na misiyo yari yampaye. Muribuka kandi ko ari wo munsi njye na Vanessa twari twapanze gucika tukijyanira. Narabanje njya muri cya gitabo The Queen yari yambwiye ngo nicyo gisobanura neza misiyo yanjye. Hari harimo urupapuro rumwe rwanditseho amagambo agira ati urakeka ko njye nata amafaranga angana gutya kuri ziriya nzererezi zirwa zisabye Slay Queen, harimo Dekate, Jay Squeezer n'abandi nkabo. Njye bariya nta mwanya nababonera, ahubwo bajye badushimira kuko niswe tubatunze, tudahari ntibabona icyo kuvuga. Misiyo yawe nyayo niyi: ejo saa 5 tuzahurira kuri Petite Barriere. Nzaba ndi kumwe n'umucuruzi wo muri Congo, hari imari ihenze cyane nshaka kuzangiriza i Kanombe ku kibuga cy'indege. Esoje yanditse ngo iri ni ibanga ryawe, iriya nshinze ngo ni Vanessa ntabwo igomba kubimenya. Ibyo nibyo byari byanditse muri cya gitabo. Nanze guhita mbibwira Vanessa kugira ngo wenda atarakara agahita atekereza kujya gutukana na The Queen. Nahise mbwira Vanessa nti wowe tegura ibintu byose ku buryo duhita twigendera, ntibazongere kutubona. Naramubwiye nti ariko turabanza tujye kureba Yoro the Queen kugira ngo batanakomeza kwibaza aho uri. Ubwo twasize ibintu byose biri tayari, ubundi tugendana na ya Range Rover Vanessa yari yazanye. Twaragiye, The Queen akibona imodoka ahita aza aratwegera. Ahita abaza Vanessa ati ese muko ko nari nakubwiye ngo umugeze kuri hoteli, nakubwiye ngo ujye kumuraza? Vanessa n'umujinya mwinshi yaramusubije ati ese ibyo birakureba, ataka n'akazi kanjye. Niba wampaye ko kumugeza kuri hoteli twahagera akama ko kurarana nawe akanyishyura, urumva ibyo utabishinzwe. Ati nako ntiwemere no kumbaza aho naraye kuko nturi mama. The Queen umujinya waramuriye abura uko abigenza, ubwo njye nari numiwe. The Queen ahita ambwira ngo njye nsohoke mu modoka, Vanessa we ngagumemo ntadukurikire. Wa mucuruzi nawe yari hafi aho ngaho gatoya, twateye intambwe nkeya duhita tumugeraho. Yahise ahereza Yoro The Queen agakapu gato kameze nk'utu dukapu babikamo kamera. The Queen nawe ahita amuhereza igikapu cyari kirimo amafaranga. Umucuruzi nta gutindaho yahise yigendera. Yoro The Queen yambwiye ati iyi niyo mari, ati ni biro 3 bya zahabu. Aturajyana n'iriya nshinzi niragutwara ikugeza ku kibuga cy'indege i Kanombe. Ati ubundi urayiha ndamukubwira muri mu nzira muri kugenda. Ati kandi nugerageza gukora ikosa rimwe uri umupfu. Namusubije nti ndabikora uko ubishaka ntugire ikibazo.
ahita ameza agakapu ndagenda. Ariko ntaragenda nahise mpindukira mbwira The Queen ati ntuzongere kwita Vanessa ngo ni inshinzi. Njye na Vanessa twahise tugenda twihuse kuri hoteli, nishyura fagitire y'ibyo nari maze gukoresha byose aho kuri hoteli. Ubwo twahise dutangira urugendo, njye na Vanessa gahunda yari kugenda burundu aho batazongera kutubona. Tukajyana bya 50,000 by'amadolari, ndetse ubwo hari hiyongeyeho n'ibyo biro 3 bya zahabu. Twaragiye tugeze kuri Nyirangarama, mva mu modoka njya kugurira amazi Vanessa kuko yari yahereye karambwira ko ashaka amazi. Gusa nawe nyumvire, naragarutse ku modoka nsanga mu modoka nta muntu urimo n'agakapu yagatwaye. Naribajije ntise koko Vanessa ibi ni ibiki yankoreye n'ukuntu nari natangiye kumwizera. Igihe nkibyibaza numva umuntu arambwiye ngo kutinjira mu modoka ngo tugende. Ndebye mbona ni Vanessa. Arambwira ati nari mvuye kuri toilette kwihagarika, n'agakapu nari nagatwaye kugira ngo hatagira umuntu ugakura mu modoka. Twase dukomeza urugendo, ariko nanga kubwira Vanessa ibitekerezo bibi nari mugizeho mu kanya ubwo nasangaga mu modoka nta muntu urimo. Twageze i Kigali, ikintu cya mbere twakoze twahise tujya kubikuza ya sheke. Vanessa yambwiye ko imodoka irimo tracking device ariko atazahiri. Twakomeje gusa nk'aberekeza ku kibuga cy'indege i Kanombe kugira ngo dukomeze kujijisha, ariko gahunda yari yayindi. The Queen twagombaga kumugira ikimara. Twarakomeje tugeze i Kanombe, aho guhagarara dukomeza uriya muhanda uciye imbere ya airport ukomeza hirya ku bitaro. Twarenze nka metero 200 tugiye tubona hari imodoka itwitambitse imbere. Turahagarara, mbona havuyemo wa Sekendi, wa mukobwa twakundanaga. Nahise nibaza icyo ngiye kumusobanurira biranyubira, gusa we bisa nkaho atari byo byari bimuzanye. Yaratubajije ati mwumvaga ko mwagenda gutyo mukajyana ibiro 3 bya zahabu n'ibihumbi 50 by'amadolari gutyo gusa ku buryo bworoshye? Narijijishe nti Kendi, ibyo uri kuvuga njye ntabwo mbizi, ariko n'ukuntu nari ngukumbuye. Nagize ngo njye kumuhobera, mbona kuye y'imbunda agiye kundasa. Atarakurura imbarutso mbona Vanessa yahise amurasa, uwa Sekendi ahita agwa hasi. Mu by'ukuri Vanessa yari atabaye ubuzima bwanjye. Ikindi kandi nari maze kubona ko uwa Sekendi nibwiraga ko dukundana nawe yari yarambeshye. Twahise dusubira mu modoka ngo twikomereze, gusa mu gihe ntarinjira mu modoka numva bandashe amasasu 2, rimwe mu nda irindi mu gituza. Narashwe n'undi mukobwa ari wazanye na Kendi wari wasigaye mu modoka. Ubwo nyine nongeye gukanguka nisanga mu bitaro bya gisirikare Kanombe. Byumvikane ko aho Vanessa wanjyanyeyo. Ntabwo ndi umusirikare, ahubwo mu buzima busanzwe nkora nk'umukozi ushinzwe ikoranabuhanga n'itumanaho muri Minisiteri y'Urubyiruko. Aha niho twatangira inkuru ndi mu bitaro. Mu by'ukuri umunasi wari unshinzwe yanyitagaho cyane, akanampumuriza anyizeza ko ntakwiye kugira ikibazo kuko ngo nzakira. Amasasu 2 bari bayakuyemo, ibisebe bapfutse bari kunyongerera amaraso, ndetse ndi no gufata morphine nk'umuti ugabanya ububabare. Wa munasi twari twabaye inshuti cyane yitwaga Chantal. Yambwiye ati mu kanya docteur agiye kuza kureba uko ibisebe byawe bimeze. Atarambwiye ngo ngukorere sedation kugira ngo utaza kubabara. Arambwiye ati ni nk'ikinya, atariko uraburi kureba, uri kumva, n'ubwenge buraba bugihari, ku buryo wamenya umuntu usibye ko uraba utashobora kuvuga cyangwa ngo winyeganyize. Ati kandi ntago urumva ububabare. Naramubwiye nti nta kibazo, mupfa kumvura ngakira. Nyuma y'iminota nk'itanu bamaze gukora ibyo, nararebaga, narumvaga, ariko sinashoboraga kuba navuga cyangwa ngo nizunguze. Muri ako kanya mbona wa munasi azanye n'umuganga w'umugore. Chantal wa munasi arambwira ati Brian, muganga yahageze. Sinzi uko narebye neza, mbona yoro The Queen niwe wigize umuganga. Anje arambwira ati Brian, uyu muganga hari ubwo ari ubwa mbere umubonye se? Narumvaga, ariko sinashoboraga kuba navuga. Yakuye umuti mu mufuka, arangije arawuvoma muri serenge. Numva Chantal aramubwira ati ariko iyo na adrenaline uri kuvoma reba kutibeshya umuti. Ingirwa muganga yoro The Queen aramusubiza ati Chantal, oya,
ntago nibeshye, adrenaline niyo nshaka kumuha. Chantal aramubwira ati ariko Brian nta kibazo cy'umutima afite, n'umuvuduko w'amaraso ye umeze neza. Ati ikindi kandi niba ushaka kumuha adrenaline iyo ni nyinshi cyane, ati kuko ubundi dutanga mililitiro 0.5 kandi nayo tukayitanga muri serumu. The Queen yabwiye Chantal ati ari njye nawe muganga ninde, ngiye kumuha mililitiro 5 kandi ndazimuha mu munsi, direct IV. Nabonye The Queen atangiye gufata akaboko kanjye, sinashoboraga kuba nakwinyeganyiza cyangwa ngo ubwire Chantal ko atari muganga ahubwo ari umwicanyi. Ubwo The Queen yazanye urushinge mureba, nuko reka ibikurikiyeho. Ese byagenze gute? The Queen urushinge yararunteye. Ese urukundo rwanjye na Vanessa ruzaramba? Ese ubundi Vanessa mwebwe muramwizeye cyangwa narihuse guhita mwizera cyane? Reka byose tuzabyumva mu gice cya 4 cy'iyi nkuru. Icyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo utazacikwa. Niba ukunda iyi nkuru kanda like, niba kandi wumva hari abandi yafasha kora share. Murakoze cyane.